ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ubu tuje kugukuza kuko watwimenyesheje hariho indushyi nyinshi zihe zose kukumenya mutima udukunda cyane turasezerana nawe kukubaha iminsi yose turakwihaye utumenye. Bavandimwe bakristu, by'umwihariko bayoboke b'umuryango w'umutima mutagatifu wa Yezu, tuye kuzirikana isaha ntagatifu, isaha y'uwa gatanu w'imboneka ukwezi kwa Mutarama. Twiyegeranye rero hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya dufatanye kuzirikana iyo saha ntagatifu. Dore uyu mutima wakunze abantu cyane. Bana banjye, nimuwitegereze muri hostiya ntagatifu. Dore uyu mutima wakunze abantu cyane. Bana banjye, nimuwitegereze muri hostiya ntagatifu, mubone ukuntu wahagirwa agashinyaguro. Mutege amatwi mwumve ukuntu utera kubera urukundo. Mwitegereze ikirimi cy'umuriro ugurumana urukundo rwa kivandimwe. Niwe mubona hariya ugurumana urukundo bafitiye mwebwe kandi mwenyine. Maze kubera ko udashobora kwihanganira umuriro w'urukundo rugurumanamo, washatse kwitangira na babandi nyirizina bawuteye inkota y'ubuhemu, bakawitura inabi bakawuhinguranya. Mbaragije umutima wanjye ku kaburembe ngira ngo ndongere isi umukiro. Dore uko umutima wakunze abantu cyane. Bana banjye, nimuwitegereze muri hostiya ntagatifu, mubone ukuntu wahagijwe agashinyaguro. Mutege amatwi mwumve ukuntu utera kubera urukundo. Mwitegereze ikirimi cy'umuriro ugurumana urukundo rwa kivandimwe. Niwo mubona hariya ugurumana urukundo ubafitiye mwebwe kandi mwenyine. Maze kubera ko udashobora kwihanganira umuriro w'urukundo rugurumanamo, washatse kwitangira na babandi nyirizina bawuteye inkota y'ubuhemu, bakawitura inabi ikawuhinguranya. Mbaragije umutima wanjye ku kaburembe ngira ngo ndongere isi yose umukiro. Nimurebe uyu mutima, mwebwe intumwa nakunze cyane. Ndawubeguriye kugira ngo namwe munyegurire uwanyu w'intege nke n'umuhemu. Mbega iyaba mwari muzi inyota y'urukundo rwinshi rungurumanamo aho ndi imbere yanyu kuri aritari mu isakaramentu ritagatifu. Kugeza uyu munsi kenshi nababereye umwami rwagati mu butayu. Ndi umwami wibagiranye kenshi cyane kandi utitaweho. Ariko none dore ngo isaha yagenwe iragera, nkagaruka ndi umutsinzi. Nubwo bwose Sekibi n'abambari be batabyishimiye, isi nzayitsindisha ububasha bushobora byose bw'umutima wanjye ukwiye gusengwa. Ese mwebwe nshuti zanjye, murabinyemereye? Noneho rero nimuntegere ibiganza byanyu, munkingurire imitima yanyu kugira ngo mwakire ingabire ihebuje y'impuhwe zanjye zabacunguye. Nimwibuke ko naje kuri iyi si, none nkaba narongeye kubagaruka muri mwe kugira ngo mbakongezemo ikibatsi cy'urukundo rwanjye rutagatifu,
wa muriro muzima ubyara ubuzima butunganye kandi bwitanga. None se ni iki kindi nshobora kwifuza uretse ko wagurumana? Nimurangamire urubavu rwanjye, maze murebe muri icyo gikomere, mukibonemo umutima wabakunze, kugeza aho wicisha bugufi cyane, ubereye i Betelehemu, ukageza ku bukene n'agasuzuguro by'i Nazareti, ukageza by'akarusho mu isamba ry'urukozasoni n'ububabare bukabije bw'i Karuvariyo. Ni koko bana banjye, uyu ni wa mutima waretse gutera i Karuvariyo, ntureke na gato kubakunda. None mukaba mubona aho wabiyeguriye mu gihuru cya alitari kigurumana mu kibatsi cy'urukundo rwanjye mu isakamento ritagatifu ry'Ukarisitiya. Mbega urukundo rwanjye, urukundo rwanjye rwinshi ntirukunzwe. Niyo mpamvu nshavuye byo gupfa. Nanone nkaba niyumvamo intimba nari mfite igihe nasambaga ndi mu busitani bw'imizeti, nsarura amahwa yari yeze ku muzabibu wanjye nkunda cyane. Mwebwe muhongerera ibyaha by'abantu mu gihe cy'iyo saha ntagatifu, mujye muhaguza amahwa akikije umutima wanjye, isaha y'umunezero wanjye, ariko cyane cyane ikaba isaha y'ikuzo ryanjye. Njyewe Imana yaheranwe n'urukundo, nkaba mbegurira urukundo rwanjye, ariko ari mwe ntegereje, nkaba mbasaba ko namwe munkunda. Urukundo ruranyishe, nimunyegere, mumbe hafi, maze mumfate igihe nsamba kubera urukundo. Dore hashize ibinyejana birenga 20 mbabara kuri alitari ntagatifu kubera urukundo mbafitiye. None uyu mugoroba mumbere abamarayika bazanwe no kumpoza no kumara intimba. Ntabwo muzi ukuntu mbakunda, ariko njyewe nzi neza urukundo rudashyitse rw'abana banjye natonesheje. Mbega akaga, isi yirengagije nkana kandi ibishaka kunyitura ineza n'ibyiza byose nayikungahaje, yirukanira kure urukundo n'ineza nshaka kuyigaragariza, maze igapfusha ubusa impuhwe zanjye nyinshi. Niyo mpamvu umutima wanjye ushavuye byo gupfa. Nimunsange murebe umutima utarahwemye kubakunda, nimwihutire kunsanga, kuko nshaka kuwubegurira, kugira ngo ubabere amizero yo kuzazuka. Nimunsange, maze uwo mutima wanjye muwugurane uwanyu, munyegurire umutima wanyu n'ubuzima bwanyu n'ibibabaza byose. Nimuba abanjye, munyiyegurire kandi mwese. Ndabashakaho urukundo rwanyu. Nimunkunde kandi nanjye mbagirire imbabazi. Iryo jambo ry'urukundo ari ryo mbategerejeho, hasigaye akanya gato mukarimbwira, maze nimwakire ingabire itagereranywa y'umutima wanjye. Munyoboke mbabere umwami w'urukundo. Twisunze Marigarita Mariya, utwegamize ku mutima wawe, tuhavoma imbaraga n'urukundo, tukubera abanyamutima, turakwiyeguriye. Mutima wa Yezu mutagatifu,
turakwiyeguriye mutima mutagatifu wa Yezu. koko rero ntabwo dukwiye guhabwa ingabire ya bene ako kageni, ariko kubera ko tuyikesha impuhwe za Yezu z'igisagirane, reka tuyakire tuyimushimire kandi twiyoroheje, kugira ngo twitagatifuze ubwacu kandi natwe tumuheshe ikuzo imitima yacu. Nyagasani Yezu, imitima yacu irakennye cyane, ntidukwiye kuyigutura. Yakire n'iyawe, ariko utuguranire, utwegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Twegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, ugirire izina rya Bikira Mariya, maze uduhe umutima wawe, igihe dufite ikinyotera cyo gusenga, twiyumvamo bikabije icyifuzo cyo kugukunda no kubabara nk'abatagatifu. Twegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, ugirire intumwa wakundaga, maze uduhe umutima wawe, mu gihe cy'amahoro dufite ituze ry'umutimanama usukuye kandi wababariwe ibyaha. Twegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, ugirire umutima wawe mu gihe cy'ibibazo n'akababaro, ishavu n'agahinda. Twegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, girira intumwa zahawe ingabire yo kuba hamwe nawe ku musozi wa Taboro n'i Getsimani, maze uduhe umutima wawe mu gihe cy'ibyishimo no mu gihe cy'ububabare bukabije. Twegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, girira izina rya Madarina wicujije ibyaha bye, ugirire n'abagore b'i Yeruzalemu bakuririye, maze uduhe umutima wawe igihe tugize intege nke za muntu, n'igihe dukeneye ingabire yo kwicuza no kugarukira Imana. Twegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, girira Kiliziya ntagatifu, maze uduhe umutima wawe igihe turi mu ntambara turwana, n'igihe Kiliziya idusaba kuyirwanirira dushyizeho umwete n'ubwitange. Twegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, girira abatagatifu Bernardo, Augustini, Francisco wa Sale na Getruda, babaye integuza z'ubwo busabaniramana bwubahiriza isaha ntagatifu, maze uduhe umutima wawe igihe cyo gufata ibyemezo, igihe udusabye gukunda no kurushaho gusenga. Twegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, girira umugeni wawe n'intumwa yawe ya mbere Marigarita Mariya, wabaye n'intumwa y'umutima wawe mutagatifu, maze uduhe umutima wawe igihe cyose cy'ubuzima bwacu, n'igihe tuzaba twugarijwe cyane cyane n'urupfu. Twegurire burundu umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, ni koko uduhe umutima wawe utubere isoko y'ubuzima, iriba ry'amazi n'uburuhukiro mu butayu, utubere umusogongero w'ihirwe ry'ijuru. Nyagasani Yezu, nubwo bwose tudakwiye kuwuhabwa, uwuduhe n'ubukungahare bwawo bwose bw'urumuri, amahoro n'imbaraga muri iyo ngoro ntagatifu, aho dushaka kwitoza kugukunda, kugukuza, wowe wabanje kuduha umusaraba, ukaduha nyoko
ngo atubere umubyeyi, igihe uduhaye n'amaraso yawe ngo atumenerwe. None kuva tukiri muri ubu buhungiro bwo kuri iyi si, twegurire burundu uburuhukiro bw'umutima wawe. Igihe cyose tuzaba turi kumwe nawo, ntacyo tuzongera kurarikira kindi, haba mu ijuru haba hano ku isi. ububabare bw'abantu ni wowe wabwimenyeye, umunsi uduha Ukaristiya akaba ari yidutunga. Mutima udukunda cyane, turasezerana nawe kukubaho iminsi yose, turakwihaye utumenye. Dusabe Nyagasani kurangwa n'ubudahemuka, ineza n'ubuntu, kugira ngo twitabire kwakira ingabire itagereranywa y'Umukiza. Tumusabe kutumurikira muri iki gihe cy'isaha ntagatifu, kugira ngo turusheho kubona agaciro n'akamaro k'ineza n'ubuntu bitagira urugero Imana itugirira, ikaduha isoko y'ubuzima bwayo bwite, kugira ngo tugire uruhare ku buzima bushya. Twicishe bugufi, dusenge kandi dukunde uwadukunze cyane, tumutege amatwi twumve ijwi rye. Munyita Nyagasani n'umwigisha, kandi muvuga ukuri, kuko ndiwe. Ariko nimutega amatwi. Hano ndi muri Tabernakulo, numva nezerejwe no kuba narigize umugaragu wa muntu, kubera urukundo nkunda muntu w'umuhemu. Mwigeze muzirikana ko iyo mbatumiye kuri aritari, iyo mbingingira kunkunda, iyo mbaragiza ubukungahare bw'umutima wanjye, iyo mbashakashaka, mwebwe mumeze nk'uturabyo mu murima, nk'umucanga wo mu butayu, njyewe Nyagasani ugenga ijuru, nkaba n'umutegetsi w'isi yose. Ese nashakaga ibinshimisha, ibinezeza? Ibyo byose nabiterwaga n'iki? Nabiterwaga n'urukundo mbakunda, mwebwe abana banjye. Maze kubera urukundo ruhebuje, mumbera ngombwa, ku buryo umutima wanjye utareka kubakunda, wabireka ukababara. Ni koko rwose, nimunyemerere. Ntabafite, mwebwe mwanyirengagije kandi mwanyibagiwe kenshi. Ntabafite, mwebwe mwahisemo kundutisha ibitagira agaciro byo kuri iyi si. Ntabafite, mwebwe abana b'ibirara. Njyewe Yezu sinashobora kubaho naramenya agaciro n'akamaro k'urukundo, kabone naho rwaba rukunda cyangwa rukunzwe umuntu umwe gusa, urangwa n'ubudahemuka. Ngomba kuzababona mu ijuru, kugira ngo ikuzo ryanjye risendere, ndi kumwe iteka ryose n'abantu bacungujwe amaraso y'umwana w'umuntu. Nimukabyibagirwe, imitako y'ikamba ry'umucunguzi ibengera n'ubwiza bw'agahebuzo igomba kuba igizwe n'imitima y'abavandimwe be. Erega nabatanzeho ikiguzi gikomeye. Nibura mwebwe nimubimenye, mwebwe nahisemo, abo natunesheje bo muri ubu bushyo bwanjye. Nimubinyemerere muri uyu mugoroba, igihe cy'isaha ntagatifu. Isi yanga kwemera ko nayikunze, kandi ko nyikunda birenze urugero. Rero nkeneye kumva mwebwe mubimbwira,
kugira ngo bimare agahinda. Ngaho rero nimubimbwire rwose, mumbwire ko mwemeye kwakira ingabire y'umutima wanjye nabahaye, kugira ngo babere ikimenyetso cy'umutsindo w'urukundo n'icyikuzo ryanjye bwite. Nimuhamye ko mwemeye iyo ngabire ikungahaye ya paradizo, kubera ko mushaka kuntangira uwo buhamya bw'ukwemera ko mbakunda. Kubera kandi ko mwemera ko mbakunda, kubera kandi ko mwemera mukomeje ko njyewe Imana iba muri tabenakuro naremye umutima w'umuntu, umutima wanyu, kugira ngo mbere tabenakuro nzima, ubusitani bw'uburuhukiro. Nubwo bwose ndi Imana ubuziraherezo, umutima wanjye ubakeneye mu gihe cyanyu gisanzwe. Nimubanguke munsange, mwegere umutima wanjye, mwebwe nshuti z'indahemuka, kuko mfite agahinda, nakomerekejwe n'urukundo. Ntimutinde, ndifuza cyane kubabonamo ubuhungiro bungaragariza urukundo ruzira inenge, ukwemera gushyitse n'urukundo rugurumana mu mitima yanyu mwese. Nimusabagizwe n'ibyishimo, kubera ko ari njyewe Yezu ubabwira nti mbafitiye inzara n'inyota. None rero ubu ngubu nimumbwire, nimunkingurire, munyakire mu mitima yanyu, cyane cyane mumbwire ko munkunda urukundo rutagira urugero. Twazanywe no kumubwira ibanga rituri ku mutima, kumukingurira umutima wacu no kuwumutura ugurumana urukundo. Mbega ngo Yezu aratwerurira, kumva tubwira ko adukeneye, adusabirizaho urukundo rwamugenewe. Reka tumusubize tumubwira ko urukundo tumukunda rutamwemerera ko adukenera, ahubwo ko umutima wacu ari wo umukeneye. Nyagasani Yezu, iyo tukubonye ufite urugwiro kandi wuje ineza, aho kukubwira nk'intumwa yawe Petero ngo igira hirya kure yacu, kuko turi abanyabyaha, twihutira kugusanga kugira ngo turusheho kunoza ubusabane bw'umutima wawe n'imitima yacu. Ngwino Nyagasani Yezu, ngwino uruhukire mu kinyotera cy'urukundo rwuje imitima yacu. Igihe abategetsi bazaba basuzugura itegeko ryawe, uzaje wibuka ko turi abawe, ko twiyeguriye guhesha ikuzo umutima wawe mutagatifu. Ngwino Nyagasani Yezu, ngwino uruhukire mu kinyotera cy'urukundo rwuje imitima yacu, ukoranyije hamwe ingabo ze hamwe n'abitandukanyije natwe, bashaka no kumenya amaraso yawe, kumena amaraso yawe. Uzajye wibuka ko turi abawe no kwiyegurira guhesha ikuzo umutima wawe mutagatifu. Ngwino Nyagasani Yezu, ngwino uruhukire mu kinyotera cy'urukundo rwuje imitima yacu. Igihe uzaba ubabajwe n'ibitutsi bitukwa kiliziya yawe ntagatifu, itotezwa n'ibihangange byo kuri iyi si n'abahanga b'abanyabinyoma, ukaba waramaganye ubwirasi bwabo kandi ukomeje, uzajye wibuka ko turi abawe, ko twiyeguriye guhesha ikuzo umutima wawe mutagatifu. Ngwino Nyagasani Yezu, ngwino uhukire mu kinyotera cy'urukundo rwuje imitima yacu.
igukunda igihe imbaga y'abakristu yibagirwa kugusenga, ikagutera inkota yo kutakwitaho, uzajye wibuka ko turi abawe. Ujye witegereza utwerekezaho urukundo rwawe rwuje ishavu no gutakamba. Ntuzibagirwe ko turi abawe biyeguriye burundu guhesha ikuzo umutima wawe mutagatifu. Kugira ngo tuguheshe ikuzo, turashaka kuririmbira kuri aritari duturiraho igitambo iyi nteruro igira iti: harakabaho umutima wawe mutagatifu, wowe mugenga wa byose, dukunda ingoma yawe yogere hose. Nimwiyumvamo inkomanga ibashinze ikosa ry'inkoramutima, insubiracyaha, ubwironde, cyane cyane nk'uko mubizi bikomeretsa kandi bikababaza cyane Nyagasani. Mujye mumusaba imbabazi mwimazeyo. Abona byose, ariko agashaka ko mumwereka urukundo n'ukwicuza gushyitse. Ntimukarambirwe, nimugaruke, mwongere mwumve ijwi ry'umugenga wa byose, utuza kandi woroshya. Twana twanjye, icyifuzo cyanjye gihebuje nuko mbabona mubeshejweho n'ubuzima bwanjye. Narabubahaye kubw'amaraso yanjye, none ndifuza ko bubabeshaho. Mbubahanye n'umutima wanjye kugira ngo ubabere isoko y'ubuzima bushya. Ndashaka kuba muri mwe kuko munkeneye, kugira ngo mpumurize umutimanama wanyu wahungabanye, kugira ngo kandi mbatere imbaraga, shyigikire imigambi myiza mufite. Nimunsange mwebwe abagenewe kera na kare gutungwa n'Ukaristiya yanjye. Ndi imbaraga zanyu. Nimusogongere ku buzima bwanjye. Ndabubahaye. Mbubahanye n'umutima wanjye. Ndabubahaye kugira ngo buzabarinde kwiheba mu gihe cy'ibishuko bikaze. Nimugacika intege, ntimugahe urwango umwanzi utabashakira umukiro w'iteka. Nimukomere, mukomeze ubutwari, mugume mu mbera abatoni. Ntimuzantesukeho, kuko icyo gihe mwasigara murwana urugamba mwenyine. Mukomeze mwunge ubumwe nanjye, kugira ngo mugumane amahoro mu mutima wanyu. Nimunsange mwebwe abagenewe kera na kare gutungwa n'Ukaristiya yanjye, njyewe njyenyine ndi umutsindo wanyu nyirizina. Nimusogongere ku buzima bwanjye. Ndabubahaye. Mbubahanye n'umutima wanjye. Mbubahaye muri iki gihe, aho icyaha cyabashikamiye, ubutindahare bw'umutima wanyu bukazabashinja. Mbubahaye kandi muri iki gihe, aho ubutabera bwanjye buri hafi kuzabashikamira nk'umusozi w'umuhozi. Nimuganduke, ntimukarire nk'abadafite amizero igihe mukoze icyaha. Mwebwe mwatindahaye, mwamugaye, mwabaye abanyabyaha, nimunsange. Muhore muri abanjye igihe cyose, mube abana banjye kubw'impuhwe zanjye z'igisagirane. Nimunsange mwebwe abagenewe kera na kare gutungwa n'Ukaristiya yanjye. Imbabazi z'Imana ni njyewe, ndi urukundo nyarukundo. Nimusogongere ku buzima bwanjye. Ndabubahaye, mbubahanye n'umutima wanjye. Mbubahaye
ntiganyiriza igihe muzumva ubuzima bwanyu bubundikiriwe n'igicucu kinini cy'intimba, ishavu n'agahinda. Ni koko ubuzima bwuje ishavu no gushidikanya. Nyamara ntimubuvume, ntimugapfushe ubusa agaciro k'amarira yanyu. Ntimukagire amaganya mukiri mu nzira mbi kandi yijimye y'ubwigunge. Nimunsange, nimuze mwihuta, mwitinda. Nimubarirwe mu bagenewe kera na kare gutungwa n'Ukaristiya yanjye. Ni jye muti womora ibikomere byose. Ndi umuhoza wabihariwe, izina ryanjye nitwa Yezu. ntukurikize izo ntanyurwa, nawe mwana wanjye nkunda, ujye wegera ritari yanjye, twunge ubumwe dukundane, ibyo ntuze mbigufiho, ni jyewe soko y'ihirwe, nushaka kunshimisha rwose, yugana umutima wanjye, yugana umutima wanjye. Reka twese dusange Yezu, dukunda uwo mutima we, tumushimire iyo neza ye, niwe nshuti kanyashuti. Aduha umutima we adashaka gusa ko tumubera igihozo, ahubwo ashaka ko kudutera imbaraga, kutubuganizamo ubuzima bushya, kandi aduha ibimenyetso by'impuhwe ze z'igisagirane. Tubimushimire, tumusabe dukomeje kuduha umutima we, kugira ngo utubere ikimenyetso cy'urukundo adufitiye muri iki gihe tuzapfira no mu buzima bw'iteka. urakoze nyagasani Yezu, kubera urukundo nyampuhwe rutuma utuburira, kugira ngo twirinde amakuba yatugwira muri byose, ukaduha n'umutima wawe bwite ngo utubere umuti n'urukingo. Urakoze Yezu, kubera ko utwitaho, ukita no ku nyungu zacu, nyamara washoboraga kubyibagirwa kugira ngo bitubere igihano cy'uko tukwibagirwa kandi tukagucumuraho kenshi. Urakoze cyane rwose Yezu mwiza, ugira umutima utuza kandi woroshya, aho utura muri taberenakoro. Maze rero nyagasani, kugira ngo tukwiture ineza watugiriye udutonesha, no kugira ngo duhongerere ubuhemu bwacu butabarika n'ubw'abavandimwe bacu, turashaka muri iki gihe cy'isaha ntagatifu gushyiraho imbaraga zacu zose z'urukundo rwinshi tugufitiye, kugira ngo twite ku nyungu zawe z'inkoramutima kandi zidahangarwa. Mugenga wa byose ukwiye gusengwa, hari benshi baguhigira, bakakugambanira, bagambiriye gutuka izina ryawe no guhakana mu ruhame no mu bandi bose ko uri Imana n'Umwami ugenga amahanga yose.
Nyagasani Yezu, nanone hari benshi b'abagome bagucira urubanza bicecekeye kubera uburyarya, maze bakagira isoni zo kuvuga izina ryawe, cyangwa bagacecekana ubugome bashaka kukubabaza ndetse no kukwereka ko batakuzi. Nyagasani Yezu, kuri bo babona ko udakwiye kwitabwaho, ahubwo ko bagukubita mu ruhanga rukwiye gusengwa. Babona uri intamenyekana, iciro ry'umugani wa kera habayeho. Nyamara bagatinyuka kukwigiza kure yabo kugira ngo nk'uko babivuga bagumane ubwigenge bw'umutima nama wabo n'amahoro mu mubano wabo n'abandi. Kubera impamvu zo kubahiriza ubutabera nyabwo busesuye, kugira ngo ibihugu byateye imbere n'ibiri mu nzira y'amajyambere byisanzure, wagizwe igicibwa kandi ucirwa urwo gupfa. Nyagasani Yezu, mwami w'urukundo, ibyo ntibizatubaho, turabihakanye inshuro 1000, ahubwo bazatubambe. Turi kumwe nawe Nyagasani Yezu, ukwiye gusengwa. Dore itsinda ry'abagukunda twisuganyije, dukikije umugenga wacu n'umutegetsi wacu kuri aya meza y'ifunguro ubereye umugabuzi. Nitubeshwaho n'ikibatsi cy'umuriro wa Pentekosti nshya duhawe mu isakaramentu ry'Ukaristiya, turiyemeza kurwanya abahakanyi b'iki gihe turimo. Nitumara guterwa ubutwari n'ikuzo ryo kukurwanira ishyaka, turagutangariza ku mugaragaro mu maso y'abanzi bawe ko ari wowe mutsinzi n'urumuri, ukaba n'umwami w'urukundo. Maze kubera ko uri umutsinzi, ukaba Imana idahemuka, ntabwo turi buve hano mbere y'uko wongera kutwemerera umutsindo wasezeranije ingabo zikurwanirira, zivuga ziti harakabaho umutima mutagatifu wa Yezu. Ni koko Yezu Ukaristiya, uzatubera umwami, wowe wenyine Yezu wabambwe. Ngwino hafi yacu, wowe mugenga wa byose, utuza kandi woroshya, maze uze mu bawe rwagati, ukikijwe n'abana bawe, wakira ituro baguhereje, igihe abavuye mu gitaka bashaka kuri kwambura, bibwira ko ari bo bafite ububasha bushobora byose, kubera ko mu kwicisha bugufi kwawe bibwira ko bagusumba, bakaba bagutuka batera hejuru. Ngwino wowe watsinze, uze muri iri koraniro ry'abavandimwe bagusenga. Ntuzimanganye na gato ibikomere byo mu biganza byawe n'ibyo mu birenge byawe. Ntutamirize, ntushyire imitako ku mutwe wawe usanzwe ari mwiza, utatseho umuhemba w'amaraso yawe. Cyane cyane wirinde gupfuka, ahubwo ureke igikomere cyawe gikomeze kirangare mu rubavu rw'igituza cyawe. Bityo rero, mwami wavuye amaraso,
ukaba wambaye uwo muhemba w'urukundo n'ikanzu y'agashinyaguro. Nyagasani Yezu, utiriwe uhindura isura yawe ngo wihindure ukundi, komeza ube wa wundi Yezu wo mu ijuru riteye ubwoba ry'uwa kane mutagatifu. Utwiyereke maze uze wakira ibisingizo bikurata by'aba bayoboke bawe bataramye, kugira ngo baguheshe ikuzo rikwiye wowe Kristo Umwami. harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Abami n'abategetsi b'ibihugu bashobora kuzakandagira amategeko yawe yose, ariko igihe bazaba bahanantukira ku ntebe zabo z'ubutegetsi bakibagirana burundu, twebwe abayoboke bawe tuzakomeza kugusingiza tugira tuti: harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Abigisha amategeko bazavuga ko inkuru nziza yawe yatsinzwe, kandi ko ingoma igomba kuvaho igasimbuzwa iterambere. Ariko igihe bazaba bazimira bakibagirana, twebwe abayoboke bawe bagusenga tuzakomeza kugusingiza. harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Abirasi, abakungu babi, abatwawe n'iby'isi bashobora kuzashyiraho amategeko avuga ko amategeko mbonezamutima yawe yashyiriweho abo mu bindi bihe, ko agahato kawe kababuza ubwigenge n'ubwisanzure bw'umutimanama. Ariko igihe bazaba bari mu mwijima w'urupfu kandi baribagiranye, twebwe abayoboke bawe bagusenga tuzakomeza kugusingiza tugira tuti: harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Abasonzeye icyubahiro n'ubukungu bagacuruza mu mahanga ubuhangange n'ubwigenge bw'ikinyoma bazasitara ku ibuye ry'ikaruvariyo no kuri kiliziya yawe. Ariko igihe bazaba bamanuka mu mva bakibagirana, twebwe intumwa zawe tuzakomeza kugusingiza tugira tuti: harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Abogeza umuco wo guha ubutunzi bw'ibintu agaciro gakabije ku buryo budatandukanya n'Imana, kandi bubacisha ukubiri n'inkuru nziza, abo ngabo umunsi umwe bazapfa bazize uburozi bw'inyigisho zabo z'ubuyobe, maze igihe bazaba bamaze kwibagirana bavumwa n'abana babo bwite, twebwe ibihozo byawe tuzakomeza kugusingiza. harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Abafarizayi b'indyarya, abirasi, abanyabyaha bazaba barashaje biga kurimbura kenshi kiliziya yawe, bazatakara bayobagurike bazibagirane burundu. Ariko twebwe abo wacunguye tuzakomeza kugusingiza tugira tuti: harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Ni koko umutima wa Yezu urakabaho, maze igihe abantu bazaba bahunga ingo zabo, bareka amashuri, amashyirahamwe yabo, Sekibi umutware wa roho mbi, marayika ugenga umwijima, azarohama burundu mu nyenga aboshye. Naho twebwe inshuti zawe tuzakomeza kugusingiza uko ibihe bihora bisimburana tugira tuti: harakabaho umutima wa Yezu umwami wacu. Urakabaho mu mutsindo w'Ukaristiya yawe n'uwa kiliziya yawe. Harakabaho ubuziraherezo umutima wawe mutagatifu.
Yezu tugana rukundo rutazashira, nyir'umutima ukunda kandi woroshya, duhe natwe umutima mwiza umeze nk'uwo wahawe. Reka twese dusange Yezu, dukunda uwo mutima we, tumushimire ineza ye, niwe nshuti ko nyanshuti. Nyagasani, tugomba kugusezeraho, ariko turagusigira abamarayika kugira ngo bagusenge mu kigwi cyacu. Turagusigira n'umubyeyi wawe utagira inenge, akuririmbira ibisingizo bikurata mu kigwi cy'abana be. Nyagasani Yezu, turagusize, ariko tugusigiye imitima yacu iri rwagati mu manga y'urubavu rwawe rutagatifu. Mbere yo gutandukana nawe Nyagasani, uduhe muri uyu mugoroba ubengerana umucyo wo mu rukerera, uburenganzira bwo kuvuga isengesho risoza tugira tuti: Yezu umukiza wacu, Yezu umuvandimwe, Yezu nshuti. Wibuke imbabare zose zitari hano kandi zitabyicuza. Birababaje kuko baheranwe n'ibyaha bakibera abanyabyaha. We Mana yicishije bugufi kubera urukundo, baragutereranye. Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya, aho uri mu Ukaristiya umurikira impumyi zitabarika zidashaka kubona ibitangaza by'urukundo rwawe no kumenya ko ari wowe nzira imwe rukumbi kandi y'ukuri. Maze ukore icyo gitangaza, ubamurikire, ugirire urukundo ufitiye umubyeyi wawe utagira inenge, ugiriye n'ikuzo ry'umutima wawe mutagatifu. Yezu wuje urugwiro, aho uri mu Ukaristiya uha amahoro benshi bazimiye bakajya kuyashakira mu byishimo by'isi bishukana, mu isi ibagurisha, iririmba, bakagura amarira n'urupfu. Ubabera amizero, maze ukora icyo gitangaza cy'urugwiro n'urukundo, ugiriye umubyeyi wawe utagira inenge, ugiriye n'ikuzo ry'umutima wawe mutagatifu. Yezu ugira ibambe, aho uri mu Ukaristiya wimara inyota y'urukundo, urukundo rwinshi rwajimije abana benshi bakibera ibirara, none bakaba babazwa no kuba bari kure ya ritari zawe, ari nayo soko imwe rukumbi y'umunezero. Maze ubigarurire, ubiyegereze, kugira ngo bamenye ko wowe Yezu kandi wowe wenyine uri ubuzima n'urukundo. Maze ukora icyo gitangaza cy'impuhwe n'ibambe, ugiriye umubyeyi wawe utagira inenge, ugiriye n'ikuzo ry'umutima wawe mutagatifu. Yezu ugira urukundo rwinshi, aho uri mu Ukaristiya ujye umenya amarira y'abihebye bihanganira ubuhemu mu buzima bw'ababatenguha badafashijwe n'ingabire yawe, none bakaba barahumanyije imibereho yabo, bakavutswa ibyishimo byo muri paradizo yo ku isi, bigatuma barushaho kujya kure y'ibyishimo bya paradizo ihoraho iteka, barazikamye mu nyenga y'ububabare. Yezu uri muri Hostiya, umanuke ugere kuri abo banyabyago, ubashakashake, ubagende imbere, ufate ya mbere ubabwire ayo magambo y'urukundo atuma isi yose isabagizwa n'ibyishimo, akavubura imigezi y'inyanja z'ibyishimo birenze uruvugiro byo mu buzima bw'iteka. Maze ukore icyo gitangaza cy'urukundo, ugiriye umubyeyi wawe utagira inenge, ugiriye n'ikuzo ry'umutima wawe mutagatifu. Ese Nyagasani, mfite icyo utampaye?
ese mfite ubuhe bumenyi bw'ibyo utanyigishije? ese nakwimarira icyo utamfashije? kandi se naba ndi iki ntari kumwe nawe? umbabarire rwose, amakosa yanjye yagukomerekeje cyane. wandemye ntari mbyizeye, uncungura ntabigizemo uruhare. warakoze cyane igihe undemye, maze ushyiraho akarusho igihe uncunguye. ese ubu nibwo waba udafite ububasha cyangwa utakigira impuhwe kugira ngo umbabarire? kuko amaraso yose wamennye n'urupfu rubi wapfuye utabigiriye inyungu z'abamarayika bagusenga, ahubwo wabigiriye inyungu zanjye n'iz'abanyabyaha bakwiyambaza. niba narakwihakanye, reka noneho ngusingize. niba naragushavuje, reka noneho ngukunde. niba naraguhemukiye, reka noneho ngukorere nta buhemu. kuko kubaho ntagukunda no kugukunda ntakwitangira, wowe Yezu, byaba ari rwo rupfu. bavandimwe, muri aka kanya nitubwire Nyagasani amazina yabo dushaka ko ukwicuza kwabo kwatuma bagira kugarukira Imana kwabo, bikarushaho kumushimisha. none rero Nyagasani, udushyingure mu mutima wawe mutagatifu, aho washyinguye ubukungahare bw'amarira y'umubyeyi wawe Bikira Mariya. kandi Nyagasani Yezu, ntiwemere ko ibiremwa bikutwambura bidukura muri iyo paradizo nshya. Yezu, ugira umutima utuza kandi woroshya, kandi ukihangana, ujye uhora uduhamagara, maze mu gihe dushidikanya hagati y'iby'isi n'uburenganzira udufiteho, ujye udutegeka kuza ari wowe dusanga. maze kubera impuhwe zawe nyinshi zatumye tumenya ku buryo bw'inkoramutima mukuruzi y'umutima wa Yezu, umuvandimwe, umukiza n'inshuti, umwami w'urukundo, zatumye tukumenya wowe Imana y'urukundo rwa kivandimwe. none turashaka kugumana nawe ubuziraherezo. ariko kugira ngo tugere kuri iyo ntego, mugenga wa byose ukwiye gusengwa, wandike bwangu ndetse aka kanya, igihe tugishishikaye tugusenga turi hano imbere ya Tabirinakuro, wandika amazina yacu ku buryo azamara igihe gisanzwe n'igihe cy'iteka ryose yanditswe mu mutima wawe mutagatifu. Nyagasani Yezu, ureke gutetesha abana bawe, ahubwo ubagumishe mu bucakara bw'urukundo muri gereza y'urubavu rwawe rutagatifu. aho niho tugusaba guhora tugusenga kandi tugukunze. niho dushaka kuba no kuzapfira, turirimba iteka ryose ikuzo ryawe n'impuhwe zawe zirenze urugero by'umutima wawe ukwiye gusengwa. ingoma yawe yogere hose. bavandimwe, twongere dushyire hamwe dusabire abenda gupfa n'abanyabyaha. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro dutungure duhe none, utubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. amen. ndakuramutsa Mariya, uje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. amina. dushyire hamwe kandi dusabe ko hawe umutsindo w'umutima mutagatifu wa Yezu, umutima ukaganza ku isi yose, cyane cyane mu gihe duhabwa Ukaristiya ya buri munsi, tukubahiriza isaha ntagatifu kandi tukimika umutima mutagatifu wa Yezu mu miryango.
dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. ndakuramutsa Mariya, ujine muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. dusabe ibyo dukeneye byose, cyane cyane kugira ngo dushobore kubahiriza iyi saha ntagatifu. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. dusabire igihugu cyacu amahoro, abayobozi bacyo n'abaturage bacyo, dusabire n'isi yose. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. nyagasani Yezu, twashoboye kuba amaso isaha imwe turi kumwe nawe igihe cy'Imani, kandi kugumana iteka ryose imbere ya tabernakulo yawe byatunezeza uramutse ubitwemereye. turagusize tujyanye amahoro, amahoro yuzuye umutima n'ubuzima bushya, ariko nanone kandi cyane cyane ibyishimo, kubera ko wowe mugenga wa byose ukunzwe cyane. twagutangiye ubuhamya bw'urukundo rwa kivandimwe, ubwo kwemera n'ubw'urukundo rw'Imana ruhongerera ibyaha, rwa rundi wasabanaga amarira inkoramutima yawe Marigarita Mariya. nyagasani Yezu, wowe urangwa n'ubwiza, ituze n'ubwiyoroshye, utega amatwi isengesho ryacu tugusezeraho. mutima wa Yezu wahagijwe agashinyaguro, utsinde, maze abana bawe bahabwa ukarisitiya ubatere ubudacogora, ubutungane n'ukwemera, ubabere inshuti. mutima wa Yezu wahagijwe agashinyaguro, utsinde, maze ube igihozo cy'abatware b'ingo z'abakristu, ubabere ubuzima. mutima wa Yezu wahagijwe agashinyaguro, utsinde, maze ubere urukundo imbaga y'imbabare n'imbaga y'abakene bakora imirimo inyuranye, bose ubabere umwami. mutima wa Yezu wahagijwe agashinyaguro, utsinde, maze abafite ishavu n'abatereranwe batagira kivurira, ubatere ubutwari n'ituze, ubabere umuvandimwe. mutima wa Yezu wahagijwe agashinyaguro, utsinde, maze abibasiwe n'ibishuko n'intege nke ubatere imbaraga, ubabere umutsindo. mutima wa Yezu wahagijwe agashinyaguro, utsinde, maze abakazuyazi ubatere kugira ikinyotera, kandi bashikame ubabere urukundo. mutima wa Yezu wahagijwe agashinyaguro, utsinde, maze abakazuyazi, maze ube izingiro ry'ubuzima bwa Kiliziya mu mibereho yayo hano ku isi, uyibere ibendera ry'umutsindo. mutima wa Yezu
wahagijwe agashinyaguro utsinde, maze intumwa zawe uzitere umwete, uzihe gutsinda, uzibere umwigisha. mutima wa Yezu wahagijwe agashinyaguro utsinde, maze aho uri mu Karisitiya utere imitima y'abayoboke bawe kurangwa n'ubutungane n'ihirwe ry'ijuru bakiri ku isi, ubabere paradizo y'urukundo, ubabere byose, maze igihe tugitegereje wa munsi uzahoraho iteka n'ihirwe ridashira, aho tuzaririmbira ikuzo ryawe, utureke wowe mugenga wa byose, utuza kandi woroshya, tubabare dukunde kandi tuzapfe turi mu gikomere cy'urubavu rwawe rutagatifu, tujujura turi muri icyo gikomere cy'umutima wawe wuje urukundo. Iri jambo ry'umutsindo rigira riti: ingoma yawe yogere hose. twiyegurire umutima mutagatifu wa Nyagasani Yezu Kristu n'umutima utagira inenge umubyeyi we Bikira Mariya. nihaye kandi niyeguriye umutima mutagatifu wa Nyagasani Yezu Kristu, ngewe ubwanjye n'ubuzima bwanjye n'ibikorwa byanjye, ibindushya n'ibimbabaza byose, kugira ngo ntazongera kugira ikindi nshaka gukoresha ingingo z'umubiri wanjye uretse kubaha, gukunda no gusingiza umutima mutagatifu wa Yezu. aha niho hazingiye ugushaka kwanjye kudasubirwaho, kugira ngo niyegurire uwo mutima burundu, nkore byose ari wo ngirira kubera urukundo, kandi nzinukwe mbikuye ku mutima icyashobora cyose kuwubabaza. none rero umutima mutagatifu wa Yezu, ni wowe rukumbi nzakomeza gukunda, we murinzi w'ubugingo bwanjye, amizero y'umukiro wanjye, umuti uvura intege nke zanjye, kandi ukandinda kujarajara, wowe ukosora amafuti ngira mu buzima bwanjye, ukambera ubuhungiro butavogerwa ubu n'igihe nzapfira. mutima mutagatifu wa Yezu, wuje ineza n'ubuntu, ndongera ubutungane imbere y'Imana Data, maze ubuhakana bw'uburakari bwayo butagereranywa. mutima wuje urukundo, icyizere n'ibyiringiro ufite byose mbishyize muri wowe, kuko ntinya guhemuka no kugira intege nke, ariko nkaba ntegereje byose ku neza yawe no ku buntu bwawe. none rero unkuremo ikintu cyose gishobora kukubabaza n'igikorwa cyose cy'ubwigomeke, maze urukundo rwawe ruzira inenge rukwandike mbere na mbere umutima wanjye, ku buryo ntazashobora kukwibagirwa cyangwa gutandukana nawe bibaho. ndasaba nkomeje ko kugirira neza yawe, maze izina ryawe rikandikwa mu mutima wawe, kubera ko nshaka kugushingira amahirwe yanjye, umunezero wanjye n'ikuzo ryanjye mu mibereho nzagira no ku rupfu nzapfa, nkomeje kuba umugaragu wawe udahemuka. nawe mutima wa Bikira Mariya utagira inenge, wunze ubumwe bw'indatana n'umutima mutagatifu wa Yezu, ndifuza cyane kukubona wanditse mu mwanya wa mbere mu mutima wanjye, kuvuna kwihaye kandi nakwiyeguriye rwose. nyuma ya Yezu umwana wawe, nzakubaha iteka, nzagukunda kandi nzakwizera. nzagerageza guhuza ibyifuzo byanjye n'ibyo nkunda n'ibyawe wifuza kandi ukunda, kandi imbaraga zidacogora z'ubuzima bwanjye zizahora zishaka kukwigana no kugukurikiza mu migenzo myiza. mubyeyi wahebuje abagore bose umugisha, unkingurire umutima wawe, maze unyakire hamwe n'abana bawe nyakuri n'abagaragu bawe b'indahemuka, undongere ingabire nkeneye kugira ngo nkurikize umutima wawe ukwiye gusingizwa,
nk'uko nawe ubwawe wakurikije uwa yezu, ujye undengera untabare mu makuba yose, umpumurize mu ngorane n'imiruho, unyigishe nk'uko mbigomba kubona akamaro k'ibyiza n'ak'ibyago byo muri ubu buzima. Ujye undengera buri gihe, ariko cyane cyane igihe nzaba ngiye gupfa. Mutima mutagatifu wa Yezu n'uwa Bikira Mariya utagira inenge, ndabiyeguriye kugira ngo mbakorere, maze ubu ngubu n'iteka ryose mungire umwana wanyu utabahemukira. Amena. Kuzirikana ibikomere 5 bya Yezu Kristo umukiza wacu, tuvugire hamwe iri sengesho tuti: Mutima mutagatifu wa Yezu, ingoma yawe yogere hose. 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 Mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, udusabire. Mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, udusabire. Mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, udusabire. Yosefu mutagatifu, udusabire. Margarita Mariya mutagatifu, udusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimujyane amahoro ya Kristo. Dushimiye Imana.